biranarenga ariko nta n'umusore ukubwira ngo sheri ishusho nanjye mu butwara Imana yampaye ndatuye ngo habeho kurambagizwa habeho ndifuza ko watura ibintu bigomba kubaho muri habeho uvuga ibintu nk'icumi bigomba kubaho birashoboka ko maze igihe ubona wapi nta kigenda inzira zifunze umaze iminsi ubona akazi karanze kandi pe nturi umunebwe uzi no gukora ariko Imana iravuze ngo habeho akazi yababa habeho akazi we habeho birashoboka ko maze iminsi urwaye ahantu hose muganga yapimye agasanga. Tunejejwe no kubana namwe aya masaha kandi turabakunda turabasuhuje tubikuye ku mutima. Turagira ngo neza y'Imana ibagereho aho uherereye hose, nimba uri mu cyaro irahagera, nimba uri hano mu mujyi irahagera, uri no mu bihugu by'Abarabu ineza y'Imana ikugereho, uri Burayi ineza y'Imana ikugereho, nimba uri no mukozi wo mu rugo irakugeraho, nimba uri no mushomeri irakugeraho, ineza y'Imana ikomeho ibihe byose. Ndanezerewe cyane ndabasuhuje. Wowe ufunguye iki kiganiro ndagushimiye kuhisemo gukurikira ikiganiro kuri channel ya Eva Mama Lionel. Uhageze bwa mbere kanda subscribe, hanyuma ukore na comment, kandi inkunga yawe y'ibitekerezo n'iyubundi buryo irakenewe. Hanyuma wowe usanzwe warakoze subscribe, Imana iguhereza umugisha kandi namwe ibahereza umugisha. Imana ibaho umugisha cyane. Ndagira ngo tuganire amagambo y'Imana ariko tubanje gusenga. Ndagira ngo mbasengere Imana igire ikintu ikora muri uyu mwanya muto cyane tugiye kumarana. Uwiteka agire ikintu akora mu buzima bwawe. Imana ishobora byose ndagushimiye, ineza yawe nta wayirondora, urukundo ugira rurenze uko turutekereza. Ndagushimiye ko uri umwami w'amaboko. Aka kanya ugiye kurwanirira umuntu wese ugeze aha hantu. Ikintu cyose cyamuhigaga gitegetswe guceceka. Ikintu cyose cyamurwanyaga gitegetswa aka kanya n'imbaraga zikomeye, imbaraga z'amaboko yakubise Abamidiyani, imbaraga z'amaboko yarwanije Goliyati akamunesha, imbaraga z'amaboko yarituye Yeriko. Gitegetswe kuneshwa kikanesheka mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo. Ndasabye kugira ngo umuntu wese ugiye gukurikirana ijambo ryawe Mana umwambike imbaraga kandi umufashe muri byose, umugirire neza mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka Wera. Amina amina. Ndabakiriye cyane. Turi mu bihe mu minsi mike yayo dutangira umwaka, kandi umuntu wese uri hano mwifurije ko uyu mwaka uzamubera mwiza. Mwaka wa 2024 ni umwaka ugomba kukubera mwiza. Birashoboka ko umwaka ushize waskwase ariko uyu ngo ntabwo uri buskwate. Nimba umwaka ushize wararize uyu ntabwo uri burire. Nimba warababaye mu mwaka ushize uyu mwaka ntabwo wemerewe kubabara, kandi ujye ubitangariza n'abadayimoni babwira uti uyu mwaka muramenye pardon rwose, daimo pardon, sata pardon rwose. N'umuntu wese wabigizemo uruhare rwose, n'umuntu wakubabaje muri umwaka ubwira uti pardon, uyu mwaka ntabwo ari wo kubabara. Pardon rwose, pardon. Abazimu bagura uti pardon rwose, satani umugura uti pardon, ingabo zuzibwira uti pardon. Uyu mwaka ni umwaka wo kumva umutima wanjye utuje. Imana ishimwe cyane. Rambura Bibiliya yawe dusome mu gitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere. Ndababwira aho tugeza. Igice cya mbere umurongo wa mbere avuze ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusabusa, mwijima wari hejuru y'imuhengeri. Maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo. Umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanywa, umwijima iwita ijoro. Buragoroba buracya uwo ni umunsi wa mbere. Imana iravuga iti habeho isanzure hagati y'amazi, rigabanye amazi n'andi mazi. Imana iremeye sanzure, iryo sanzure igabanya amazi yo munsi y'isanzure n'ayo hejuru yaryo, biba bityo. Imana yita iryo sanzure ijuru. Buragoroba buracya uwo ni umunsi wa kabiri. Icyo nshaka kuvuga ni iki kuri aya magambo? Haleluya. Ariko haleluya abarokora ubundi umuntu atavuze ngo haleluya ngo haba hatarimo akantu.
ndagira ngo mbabwire amakuru meza ashimishije muri iri jambo. Murabizi ko Imana yampamagaye ndi umuvugabutumwa ariko nkaba ndi n'umuhanuzikazi. Aya ni amagambo arimo ubuhanuzi nshaka guhanurira ubuzima bwawe, kandi ni Bibiliya ibivuze, ntabwo ari jyewe, kuko muri uyu mwaka hagiye kubaho ikintu gikomeye ku buzima bwawe kandi ucyakire. Nkunda kubwiriza abantu bizeye, kandi amahirwe mfite muri iyi minsi ndi gukurikiranwa n'abantu bafite ukwizera kwinshi, ndetse bakanabingaragariza bakanabinyereka pe, ukabona koko barakiriye. None ndagira ngo mu mwuka, mu kwizera, wakire ko hagiye kubaho, wandike nk'ibintu 10 bigiye kubaho. Fate urupapuro mu mbaraga z'ukwizera wandike ibintu 10 bigiye kubaho. Habeho Imana ishimwe cyane. Aha ngaha Imana yari imaze kurema isi, ibona isi nta shusho pe, ibona habe ntidesigninze, ntishininga, ntidekoye. Kandi ukuntu Imana iteye, ikunda kubona ibintu byiza. Imana niko iteye, ikunda kubona ibintu ari byiza. N'iyi mibabaro dufite ntabwo biri mu ntego y'Imana. Kubaho nabi ntabwo biri mu ntego y'Imana, nk'uko bamwe bajya babyakira bakavuga ngo niko Imana yabishatse. Oya pe, nukuri. Mu mibereho y'Imana ntabwo ikunda kubona abantu bababaye, kuko aranavuze ngo naho nababaza umuntu ngeze ubwo nkamugirira ibambe. Mu bumana bwayo ntabwo ikunda kubona abantu bicwa n'agahinda, ntabwo ikunda kubona abanyegiputa bica Abisiraheli, ntabwo ikunda kubona Abafilisitiya bica Abisiraheli, mu bumana bwo ntabwo ikunda kubona Abamediyani bica Abisiraheli. Oya, mu bumana bwayo ntabwo ikunda kubona Sara apfuye atabyaye. Mu bumana bwayo ntabwo ishobora kubona Hana apfuye atabyaye. Oya da, mu bumana bwayo ntabwo ishobora kubona Naomi apfanye izina ry'uko ari umunyamibabaro. Oya, ntabwo ari kwiteye. Mu bumana mu bumana bwayo ntabwo ari kwiteye, ntabwo yemera ko gupfana agahinda, gupfa utabyaye, gupfa udakize. Mu bumana bwayo si kwiteye. Iyi Mana ikunda ibintu byiza, ikunda kubona ibintu byose ari byiza. Niyo igize gutya ikabona hari abadayimoni baje kuvogera ibintu bari byo byangijwe, irazi ikavuga iti nje kubisana. Ni naryo jambo turiho muri uku kwezi, ryuko igiye kwegura ihema igasana ahasenyutse, ikaziba ibyuho bikongera bikamera nk'uko byari bimeze mbere. Muri uku kwezi niryo jambo turiho. Imana ishimwe cyane. Hanyuma aha yaremye isi ibona nta shusho, ibona ntiryoshye, kandi mu bumana bwayo ikunda kubona ibintu bishayininga. Ibonye nta shusho iravuga iti reka tureme, reka dupange ino si tuyidesigninge, dushyireho utwatsi, dushyireho ibimera, dushyireho ibiti biribwa, dushyireho ibiti abantu bareba bakaruhuka, dushyireho utunyamaswa turibwa, dushyireho utunyamaswa abantu bazajya bareba bakaruhuka, amastress agashira, dushyireho inyanja, mu nyanja dushyiremo amafi, dushyireho. Irabanza Imana ubundi mbere yo kuturema yabanje kuturemera ibintu bizadutunga. Niyo mpamvu kwicwa n'inzara biri kure y'umugambi w'Imana, kubaho nabi biri kure y'umugambi w'Imana. Mbere yo kuturema yabanje kuremera ibintu bizadutunga. Noneho imaze kubirema nibwo iremye umuntu. Byarayigoye kumurema. Mu bintu byagoye Imana no kurema umuntu, kuko yarabumbye pe, yarabumbabumbira designing, ufata amazuru yashyira agomba kujya, ashyira amatwi agomba kujya, umunwa agomba kujya. Irangije bona ni ikintu kiryamye hari kidafite hepfo no haruguru. Iramanuka irapfukama, ica bugufi, irunama, imuhumekeramo umwuka wayo. Umuntu abaho. Arangije umuntu Imana iramubwira iti gahunda ukuntu imeze, ibi bintu byose twaremye, ibi bifi binini, ibi biti biribwa, ibi byatsi biribwa, ibi bintu byose genda ubitegeke. Bimwe ujye birya saa sita, ibindi birya nijoro, ibindi bigurishe. Genda ubitegeke, ntazagira ikigusubirana inyuma, ubirya unakora bisubiraho. Genda ubitegeke. Ariko ndashaka kuvuga kuri iri jambo rivuga ngo habeho. Imana ivuga ngo habeho kubera iki? Kubera ko hatariho. Tuvugishije ukuri, ufite ibintu bitariho. Niyo mpamvu aha hantu harimo ubuhanuzi buvuga ngo habeho.
umfashe kumva, amina, umfashe kwakira icyo Imana ivuze aka kanya muri habeho. Birashoboka ko abana bagiye kwiga ariko nta minerivare, ndatuye ngo habeho minerivare mu butware Imana yampaye. Birashoboka ko ufite imyaka yo gushaka ndetse irimo iranarenga ariko nta n'umusore ukubwira ngo sheri ishusho, nanjye mu butware Imana yampaye ndatuye ngo habeho kurambagizwa, habeho. Ndifuza ko watura ibintu bigomba kubaho muri habeho, uvuga ibintu nk'icumi bigomba kubaho. Birashoboka ko maze igihe ubona wapi nta kigenda, inzira zifunze, umaze iminsi ubona akazi karanze kandi pe nturi umunebwe uzi no gukora, ariko Imana iravuze ngo habeho, habeho akazi. Yababa habeho akazi we, habeho. Birashoboka ko maze iminsi urwaye ahantu hose muganga yapimye agasanga hari abantu bashize ndugu yangu. Nubona mu gitondo byuko ukagenda ukabona biremeye, ukabona umeze neza, uratambutse birakunze, ukabona umutwe ni muzima, ukabona amaguru ni mazima, kumva mu ndawe ni hazima, ufite amahirwe yo kurya ibintu byose. Nagira ngo nkubwire ngo iyo nishimwe ufite ujye utanga n'ituro ry'ishimwe. Ariko hari abantu bashize, ujya kwa muganga ugasanga umuntu inyama zo mu nda zose pe habe na nzima, amarara arwaye, impyiko zirarwaye, igifu cyarashize, mugongo warashize, bapima umutwe bati nawe wararwaye, umutima bati hypertension ni danger, bapima amaguru bati nabyo imitsi yarashize. Ariko Imana iravuze ngo habeho ubuzima. Haleluya, ubuzima. Ndatura ubuzima ku barwayi, habeho ubuzima, habeho ubuzima, habeho ubuzima. Haleluya, haleluya, habeho, 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 habeho. Umunsi umwe Yesu yanyuze kwa Yayiro, ahajya bamaze gucana ikiriyo abafarisayo n'abasadukayo kuko nibo bahagera mbere, ubundi ibintu byose bahagera mbere. Byaranyobeye no mu bukwe batatwerereye abafarisayo bahagera mbere, barazinduka. Hanyuma Yesu ageze asanga bacanye ikiriyo, batangazwa no kubona hageze, bavuga ati se uyu azaho bakiza indwara, umwana akaba yapfuye, uyu mwigisha bamuruhirije iki? Shaka Imana, abantu bazi Yesu mu gukiza batamuze mu kuzura, Imana ibababarire kuko no kuzura arabishoboye. Kandi muri no minsi hari ibintu agiye kuzura uhereye ahangaha, ariko atura ngo uhereye ahangaha. Hari ibintu agiye kuzura uhereye iwawe, uhereye hazure business, azura umubiri wawe wapfuye, azura akazi kawe, azura. Hari ibintu agomba kuzura, hari ibintu agomba kuzura muri uyu mwaka pe. Nuwaciye akamenya ko byazutse mu izina rya Yesu. Ngo hageze akora ikintu kiza ngo abaheza bose, ahera kuri abo bafarisayo abaheza bose, arangije aravuga ngo atari sakome, bivuze ngo gakobwa haguruka, agakobwa ngo karahaguruka, arangije arakabahereza kuko ari kugendera muri habeho. Ndumva nshaka ko Imana iza muri stock wawe ikavuga iti habeho ibiryo, kagera kuri konti iti habeho amafaranga, kagera muri family habeho ubumwe, kagera mu rugo rurimo rusenyuka iti habeho gukundana, ikagera mu kazi mudahuza habeho guhuza, habeho. Kandi ndumva ibi bintu birimo bigenda bidepozwa mu mwuka, ndabyumva. Habeho guhuza muri famille, habeho gutwita, habeho kwiga ukarangiza, habeho gutsinda, habeho amahoro, habeho guhura n'abakomeye, habeho guhura n'umugisha. Haleluya, habeho guhura n'umugisha wa, habeho guhura na Kanani yawe, habeho. Mana ishimwe. Ndumva nshaka kubasengera isengesho kandi ndabasengera tu. Ndumva ndi mu mavuta yo gusengera abantu baba hano, ndumva ndi mu mavuta yo gusengera umuntu ugeze aha kuko hari ibintu nshaka ko bibeho kubera icyo. Ariko ntabwo avukiye amezi 9 nk'abandi, sigira ngo bari abantu barabivukanye. Irega Imana nta bugugu ifite. Ubundi sirakwima ibiryo ngo ibirye, irakwima umugabo ngo imushake. Ubundi sigira ngo Imana irakwima visa ngo ujye hanze. Nta gahunda ifite yo kukwima ibyawe, nta gahunda ifite. Ubundi ikintu cyabiteraga barabarozi babigizemo uruhare, none imbaraga zabo zamaze guta agaciro. Ibisigisigi ibyabo yabiri batigorogota kuko twari tuma uyu mwaka wa 2023 twarwanaga n'ibisigisigi by'abagome, none nta bubasha bigifite. Nta bubasha bigifite ibi bisigisigi umaze iminsi urwana nabyo, nta bubasha bigifite. Mana ishimwe cyane, nta bubasha bigifite.
ibisigisigi nta bubasha bigifite. Intambara zose zandwanyaga waziribatiye igorogota, ndetse n'ibisigisigi byazo ibyo nta bubasha bigifite. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Umuntu wakirira ijambo rivuga ngo habeho, namfashe aze duhamagara ibintu bigomba kubaho. Ariko uretse bimwe abarokore mwigira, urumvira ijambo nta kintu rivuze mu bugingo bwawe. Uretse bimwe byanyu by'abarokore nzi, uretse bimwe byanyu by'abapenenzi, iri jambo murumva nta kintu rivuze. Urumva nta bintu bigomba kubaho. Tugiye gusenga ariko ndumva ashaka gusenga nerekeza iwawe. Habeho. Mana mu izina rya Yesu, dutangarije umwaka wose wari waricaye muri uru rugo gusohoka kuko habayeho umugisha. Dutangarije inyatsi yari yarabaye muri uru rugo kwibwiriza ikagenda kandi ikagenda igiye igahera kuko habayeho gutabarwa. Dutangarije umurozi wari warakwihereranye aka kanya nagenda zahere nk'amahembe y'imbwa. Dutangarije inshuti z'umumaro n'umugisha kubi wawe zikicara zikarambya zigatengamara reko ayabosiregerebo. Dutangarije imishahara yari yarimbrotse aka kanya habeho kubrokoka mu izina rya Yesu. Ingendo zose zari zaribanye aka kanya tuzitangarije ijambo rivuga ngo habeho ingendo mu izina rya Yesu. Dutangarije imisozi yose ngo habeho kwika. Ibibaya byose tubitangarije ko bigomba guhinduka imisozi. Dutanze amatangazo ukwezi kwa kabiri kwakirira itangazo ko habayeho, kwezi kwa gatatu kumbwirira kwa kane ko habayeho ubutabazi, ukwa kane kugenda kumbwirira ukwa gatanu n'ukwa gatandatu ko habayeho ubutabazi, ukwa gatandatu kubwirane n'ukwa karindwi n'ukwa munani n'ukwa cyenda n'ukwa cumi ko ibintu byahindutse habayeho, ukwa cumi kunshirira ukwa cumi na kumwe n'ukwa cumi n'abiri ko habayeho guseka, habayeho gutabarwa, habayeho ibyishimo. Guhera uyu munsi ikintu cyerekeranye n'imibabaro n'agahinda no kubwirwa nabi no gucunaguzwa no kubyeneka no kubwirwa kuri icyo ntazi no kubwirwa ko ntacyo uzageraho, ibyo ngibyo tubyirukanye mu butware duhabwa na Yesu Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera. Amina. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane namwe mwese ibihe bidashira. Amen. Shalom.